Igitondo cyiza kuri mwese abadukunda kandi abakurikira ijambo ry'Imana mu kiganiro Romate. Turabakiriye kandi turashimira Imana cyane ko mukunda ijambo ryayo, ko mukunda umurimo w'Imana kandi ko uko bukeye uko bwijemo mwifuza kugira ngo musome ijambo ry'Imana ribamurikire muri uwo munsi. Igitondo rero turabashimira Imana ko ituramukije amahoro, ko ituramukije dufite amashimwe mu mitima yacu. Reka dushime Imana rero kandi dusabe kugira ngo itugirire neza muri iri jambo tugiye gusoma, kugira ngo ritwubake kandi rirusheho kudukomeza muri byose. Uyu mwaka Imana iduhaye tubonereho umugisha twese. Mwami mwiza, turagushima cyane, turagushimira urukundo rwawe neza tugira buri munsi, turagushimira kandi uyu mwaka mwiza uduhaye kugira amasezerano yawe y'ibyiza byose asorere kuri twebwe. Duciye bugufi cyane kubwo kwizera kugira ngo woshyirwe hejuru. Ngwino wimane natwe mu mitima yacu, utumurikishirize ubugwaneza bwawe n'urukundo rwawe n'ineza yawe, kugira ngo tugende nawe duciye bugufi. Ngwino ubane natwe rero, udufate, udukomeze, utwiyegereze, twumve ubushyuhe bwo mu rukundo rwawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Iki gitondo dufite umugisha kandi nanone wo gusoma ijambo ry'Imana. Dusoma muri mu gitabo cy'Itangiriro ibice 28 umurongo wa 10. Haravuga ngo Yakobo ava i Berisheba agenda yerekeza i Harani, agera ahantu ararara buracya. Ubwo izuba ryari rirenze, yenda ibuye mu mabuye y'aho aryamye, aryamaho arasinzira, ararota, abona urwego rushinzwe hasi rukagera mu mutwe mu ijuru. Abamarayika barumanukiraho, abandi baruzamukiraho. Kandi Uwiteka yarahagaze hejuru yarwo, aramubwira ati, ndi Uwiteka Imana ya sokuruza Aburahamu, Imana ya Isaka. Iki gihugu uryamyemo nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe. Urubyaro rwawe ruzaba n'umukungu wo hasi, uzakwira iburengerazuba n'iburasirazuba, n'ikasikazi n'ikusi. Kandi muri wowe no mu rubyaro rwawe n'imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Ndifuza kuganira nawe kuri aya magambo meza, amagambo mu by'ukuri navuga ngo yasa nkaho ari promesse ariko iturutse mu nzozi. Yakobo yarose aryamye ageze ahantu afite umuruho, arushye cyane, maze Imana iramusanga, iramumurikira, imubwira amagambo akomeye cyane. Ariko itaramubwira amagambo, yarose inzozi, abona ijuru n'isi bihujwe n'urwego ruva hasi rukagera mu mutwe w'ijuru. Niko ijambo ry'Imana dusomye ritubwira ngo abamarayika bamwe bazamuka, abandi bamanuka, bamwe bazamuka, abandi bamanuka, nk'uko Yakobo yarose. Ahangaha ni hantu usanga umuntu aguye agacuho, ari mu bibazo, hanyuma akagira neza, akagirwa neza n'Imana ikamusura ari muri ibyo bibazo. Imana ikamanuka muri uko gusenga kwawe, kuzamuka kujya mu ijuru, Imana ikamanuka ikakwegereza. Isi n'ijuru bigasa nkaho byomatanye, bigasa naho habaye ikiraro gihuza isi n'ijuru kubw'isengesho. Isengesho nibwira ko Yakobo yarose, ariko afite ibintu byinshi arimo atekereza mu mutima we, afite ibintu byinshi arimo yibaza, afite ibintu byinshi arimo atekereza. Bizagenda bite ko ndi umunyamuruho, ko mfite ibibazo, ko nitwa nabi, ko ndi buriganya? Bizagenda gute kugira ngo ino zina rimveho? Bizagenda gute kugira ngo mbe umuntu nyamuntu? Bizagenda gute kugira ngo nanjye nicare mu bantu mvuge ijambo ryanjye ryumvikane, ko jyewe ndi ikimwaro? Nibwira ko mu mutwe we wa Yakobo ari ibyo ngibyo byarimo bizereramo. Hanyuma ako gacuho arasinzira. Muri ubwo gusinzira ararota ijuru rimanuka riza rimusanga ku isi aho yararyamye. Haleluya, 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 haleluya. Ndavugana nawe wowe unteze amatwi uyu munsi wa none. Hari igihe tugira mu bibazo, tukagira mu gahinda, tukagera ahantu natwe ubwacu tudashobora kwikura, ukumva urashobewe, ukumva ubuze epfo na ruguru. Rimwe na rimwe ugashiduka wanasinziriye, niba uri mu ntebe ukumva uguye agashuho, niba utwaye imodoka nk'uku ugashiduka wayikubise munsi y'umukingo kubera ibibazo, stress n'imiruho byagutwaye, byakuruhije, byagukubise, wakubiswe.
imvugo y'abubu, wakubiswe, wabuze epfo na ruguru. Aho rero niho Imana ijya isanga abantu, ikababwira ibyo ibifuzaho iyo imitima yabo iyishimira. Imana iramubwira muri izo nzozi ngo aha hantu iki gihugu uryamyemo nzakiguha, iki gihugu uryamyemo nzakiguha. Icyo gihe yari atarabona iryo sezerano, ari igihugu asa nk'aho arimo arorungutaniramo gusa, ariko Uwiteka imuha isezerano rikomeye cyane ngo iki gihugu uryamyeho wiseguyeho ibuye ryaho nzakiguha. Hari igihe Imana ikubwira ibintu ukibaza ahantu bizaturuka bikakuyobera. Bose twese tujya tugira amasezerano y'ibyiza, Imana ikatubwira ibyo izadukorera, Imana ikadusezeranya ibyo izakora, ukareba hirya hino ukabona iyo promesi Imana iguhaye, iryo sezerano Imana iguhaye, ntabwo umutima wawe uri kuryakira, kubera ko situwasiyo y'ubuzima urimo uyu munsi wa none ntabwo ikwemerera kwizera ibyo bintu. Ariko ngira nkubwire ngo kwizera ibidashoboka niko hagaragarira nyine abantu bo kwizera nyakuri. Ndababwiza ukuri ngo iby'Imana yavuganye nawe izabikora, kuko iyo uza kuba ubona inzira bizanyuramo ntabwo ibyo byari kuba ari ibyo kwizerwa. Haleluya, ndavugana nawe. Iyo uza kuba ubona inzira bizanyuramo ntabwo ibyo byari kuba ari ibyo kwizerwa. Ibyo kwizerwa ni igihe nyine utari kubona ahantu Imana izabinyuza, ariko yo mu bumana bwayo izi inzira izabinyuzamo kugira ngo utabarwe, kugira ngo ubone ko Imana itabeshya, kugira ngo ubone ko Imana ari inyempuhwe, kugira ngo ubone ko Imana ari inyembabazi, kugira ngo ubone ko Imana ari inyarukundo, kugira ngo ubone ko Imana itameze nk'abantu. Muri uyu mwaka wa 2023 twinjiyemo, ni umwaka twinjiyemo kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza. Haleluya, kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza ariko tunabohorwa ingoyi zose zo mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, ibyadufataga, ibyadushoberaga, ibyazaga bikadupyinagaza, ibyaha byatwizingiragaho bikatugota rwose, bigatuma tutabasha guhumeka. Kristo araje kugira ngo dukize izo ngoyi, kugira ngo tubashe kuvuga ubutumwa bwiza. Nibwira ko Yakobo aho araryamye aho ngaho atekereza agahinda ke, atekereza ibibazo bye, atekereza kugeza aho aguye agacu, ibitutsi bikamutwara. Ako gahinda kageze aho kararangira, Yakobo riba izina rikomeye cyane. Imana imuhindura izina, we n'urubyaro rwawe nzabaha kino gihugu, muzaba abanyamugisha, abantu bazabakomokaho muri mwebwe ni mwe bazahererwamo umugisha. Haleluya. Natwe hari igihe Imana iduha ayo masezerano y'ibyo bati wowe Theo, urubyaro rwawe ruzabona umugisha, n'abarukomokaho babona umugisha, n'abandi bose bazarwifuriza umugisha babona umugisha. Urubyaro rwawe ruzahindura amahanga, urubyaro rwawe ruzakora umurimo ukomeye muri iki gihugu, urubyaro rwawe ruzaba ubwoko, kubera ko jyewe Uwiteka mvuganye nawe ndi kumwe nawe. Nawe Uwiteka ashobora kukubwira muri iki gitondo, muri ijambo, uramutse wizeye iri jambo avugana nawe, avuga ngo Uwiteka ari kumwe nawe, Uwiteka ari kumwe nawe. Haleluya. Ijambo ryaje kuri Gideyoni rikamubwira ngo genda uko imbaraga zawe zingana, genda uko imbaraga zawe zingana, kora ukurikije uko Uwiteka yaguhamagaye, wikwipasa muremure uko babivuga. Genda mu mbaraga zawe, genda mu mbaraga zawe, Kristo azagushoboza, kandi icyo yavuganye nawe azagisohoza. We kwigumura, we kumva urambiwe, we kumva utagifite aho wahera gukora umurimo w'Imana. Genda uko imbaraga zawe zingana. Maze iminsi ntekereza ibintu byinshi mu mutwe wanjye, ngatekereza ibintu byinshi, ibyo nzakora, ariko nareba umurimo uko ungana, nareba uko umurimo wagutse, nareba ukuntu ibintu ari byinshi ariko kandi ari binini cyane, nkavuga ngo izi mbaraga ntabwo nzifite nonaha. Imana imbabarire, izi mbaraga sindifite nonaha. Niko navugaga nkiganyira, nkavuga ngo izi mbaraga ntabwo nzifite nonaha. Ariko Kristo muri iki gitondo arimo aramvugana nanjye ngo Theo, ndaguhamagaye kugira ngo ukore umurimo wanjye. Si wowe uzawukora, ni jyewe nzawugukoresha mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Kristo niwe munyembaraga, twe duciye bugufi, nta mbaraga dufite, ariko Kristo uba muri twebwe afite imbaraga, ubutunzi, ubushobozi n'ibindi byose azabiduha kugira ngo tubashe gukora umurimo mwiza aduhamagarira gukora uyu munsi wa none.
ijuru ryamanutse riri kumwe natwe, ijuru ryamanutse riri kumwe natwe. Marayika yumvise gusenga kwawe, yumvise gusenga kwanjye, kugira ngo adushoboze gukora umurimo w'Imana iduhamagarira. Uzaba umunyamugisha, n'abazawukomokaho bose bazaba abanyamugisha, n'abazabifuriza umugisha bazaba umugisha. Abatari ubwoko muzaba ubwoko, abatari bafite uruvugiro muzabona uruvugiro, abatari bafite uko bameze bagiye kugira uko bamera, kubera ko Kristo ari kumwe namwe kugira ngo agaragaze igihishe muri mwebwe, icyo yahishe muri mwebwe, kugira ngo abatabemeraga babemere, kugira ngo abatemeraga ijambo muvuga baryumve, kubera ko Imana yabahaye imbaraga, kubera ko Imana yabamuritse. Umwami wacu Yesu Kristo akugereza muri iki gitondo, aguha umugisha muri uyu mwaka. Wakira ubundi bwiza, wakire gukomera kw'Imana, wakire imbaraga z'Uwiteka muri uyu mwaka, kugira ngo ukore ibyo butware. Ahantu uryamye, niko ijambo ry'Imana rivuze ngo aha hantu uryamye wiseguye ibuye, uryamye ufite agahinda, ngo igihugu ndakiguhaye. Hari amasezerano umuntu yakira bitewe n'akaga n'akajagari amazemo iminsi, n'akavuyo n'imiruho na stress, akumva amasezerano ntabwo ibyo bimubereye, ntabwo ari ibye. Ariko ndababwiza ukuri ngo nawe byakubera, muri ibyo ngo nawe byakubera, nawe wabikora, nawe wagabirwa, nawe wagendana n'Imana, nawe byakugeraho ukanezerwa, nawe ntabwo ari iby'abariya gusa, ahubwo nawe byakugeraho ukumva uguwe neza, ugashima Imana, ukarya ukanywa, abana bawe bakagubwa neza, bakiga neza, ukavuga ubutumwa, ukagenda imisozi uvuga ubutumwa, uvuga neza y'Imana. Haleluya. Nibwira ko Yakobo ntabwo ari muri mudi wo kuvuga ngo igihugu ni icyawe. Umuntu uko yari ameze uko nguko, iki gihugu urakiguha ngo n'urubyaro rwawe n'abazawukomokaho bose, ntabwo byari byoroshye. Ariko bene data, iyo tubona amasezerano Imana ivugana natwe ngo Theo, ndahaguhaye. Haleluya. Ndahaguhaye, ndakira ndakiguhaye, kuko unezeje umutima wanjye, ndakira ndakiguhaye. Haleluya. Ndakira ndakiguhaye. Umwami wacu Yesu Kristo akugire neza, kandi akugabire, aguhindura amateka, aguha umugisha hamwe n'urubyaro rwawe muri uyu mwaka wa 2023, agendane nawe kandi agushoboze kugenda mu nzira ye bikiranutse. Ugire umunsi mwiza, Kristo akunezeze. Ndumva ndi muri ayo mavuta yo kuvuga ngo Kristo ari kumwe nanjye, Kristo azanshoboza, kandi ngo arangabiye, arahampaye, kugira ngo ngendane nawe nciye bugufi. Hariya ndi arahangabiye, hariya ntuye arangabiye, hariya ngenda arahangabiye, hariya na hariya naho arahaguhaye, mu izina rya Yesu Kristo. Wakire iryo sezerano ryawe muri iki gitondo, ko Kristo abiguhaye, ko aguhaye umugisha hamwe n'urubyaro rwawe, kugira ngo ubashe gukora umurimo we uyu munsi no mu bihe bizaza. Amen. Mwami, turagushimira cyane kuri Imana yacu kandi dukunda, tugushimira urukundo rwawe, tugushimira ukuntu twitaho, tugushimira kutugabira uko bukeye n'uko bwije, binyuze mu buryo bwo kwizera. Kandi ngo utiza ntashobora kukunezeza. Naho duciye bugufi kugira ngo twizere ijambo ryawe muri iki gitondo, twumvise ko na hariya uhaduhaye, aha twicaye uhaduhaye, na hariya tugenda uhaduhaye, na hariya dukorera uhaduhaye. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze ko uhaduhaye, mu izina rya Yesu Kristo urakoze ko ukoze umurimo ukomeye cyane. Icyubahiro kibi cyawe. Ni wowe Mana ikomeye, ni wowe Mana igira neza, ni wowe Mana ikanga muri ibyari byarananiranye bikabaho, ni wowe Mana ushobora kumanuka turi mu gihe gikomeye, turi mu gihe cyo gushoberwa, ukatuganiriza, ukadusura mu nzozi no mu buzima bwa buri munsi, ukavuga ngo mwana wanjye ndabiguhaye, kuko wangiriyeho umugisha wo kumenya izina. Mana ushimwe ko watumenya izina uyu munsi wa none. Urakoze kutugabiye muri uyu mwaka, urakoze twize mu bundi bwiza. Icyubahiro kibi cyawe none n'iteka ryose. Amen. Gira umunsi mwiza, Kristo akunezeze, Kristo agendane nawe, Kristo akuhe umugisha hamwe n'abawe bose, none n'ibihe bizaza, ibihe by'umubabaro n'agahinda no mu ruhu, bikurwe, bishyirweho iherezo, mu izina rya Yesu. Amen.